Imicungire inoze y'amashyamba irajyana n'uruhare rw'abaturage muri icyo gikorwa itagomba kubura. Amashyamba aterwa nk'uko tutahwemye kubivuga aba mbere agirira akamaro mu buryo bwose n'abaturage. Aha birasaba ko bumva neza ako kamaro kugira ngo kurengera amashyamba babikore bivuye inyuma. Aha muri Musanze ngo imyumvire yarahindutse nyuma y'igihe kirekire umutungo w'amashyamba bawikoreshereza uko biboneye. Izi ngamba zo gufata neza amashyamba mwabonye ko zatangiye igihugu cyacu gitangiye ku buryo izi ngamba zitaza gufatwa igihugu cyacu cyajyaga no ku butayu, imigezi yari yarakamye, ibiyaga byari bitangiye kugenda bikama. Abaturage rero kubera ko ibikorwa bakoraga mu buryo bw'akajagari bitari bimeze neza mu byerekeranye no gukoresha amashyamba, ubundi batangira ntibabyumvaga neza. Ariko uyu munsi nibyo navugaga, umuturage ubwe arakubwira ati tunabibonera aho tutangiye kubonera uburyo babona akamaro k'amashyamba, naho tuba twarakoze za pepiniyeri. Iyo tujya gutera ibiti ubusanga bakubwira bati twateganyije gutera ibiti hariya, ariko nyaboneka ni mu nk'ingemwe 20, 30 nanjye gutera yenda aho tutari twabonye mu murima we, ugasanga ari ibintu bagize ibyabo. Ikindi ubu buryo bw'abafatanyabikorwa turi gukorana nabo, buryo umuturage iyi approche tuba twaratangiye twita yenda approche communautaire, cyangwa aho abaturage ubwabo bagira uruhare mu bikorwa biri kubakorerwa, bituma arushaho kumva ibintu biri gukorwa, ibikorwa by'iterambere biri gukorwa, bituma arushaho kubigira ibye. Nk'umbahaye nk'urugero, parefu ni umwe mu bafatanyabikorwa nababwiye dukorana. Iyo tujya gutera amashyamba, abaturage nibo duha akazi, batuye hafi y'aho ngaho turi gutera amashyamba, nubwo ari amashyamba nubwo dukunze kuyatera mu butaka bwa leta. Abo baturage rero iyo tubahaye akazi, ntitubaha akazi ngo tubabwire ngo nimuze mu gitondo tubaha akazi nimugoroba mutahe. Baraza tukanabigisha, tukabigisha akamaro k'amashyamba, tukabigisha ko leta igiyemo kugira ngo ibahe urugero. Ugasanga ari ibintu byiza mu by'ukuri. Aho tumaze kugera mu rwego rw'ubukangurambaga kugira ngo abaturage bumve igikorwa cyo gufata neza amashyamba, ni ibintu bigaragarira buri wese. Mu karere ka Musanze uko gukangurira abaturage kurinda amashyamba, ibyo bigakorwa hifashishijwe ingero zifatika, biri mu byatumye bumva neza igikorwa cyo kubungabunga amashyamba. Uyu munsi bakaba babona impinduka nziza zabayeho iyo bagereranyije n'ibihe byashize. Ku kiyaga cya Ruhondo amazi yari yarakamye burundu. Uyu munsi hari n'inzu yari yarubatswe hafi y'amazi, amazi yamaze kuyirengera, amazi ageze ku madirishya. Ni ukuvuga ngo abaturage uraberwa ukababwira uti dore iki ngiki ni ikimenyetso kiza kukwereka ko twari tugiye kujya mu butayu. Ariko kubera ko twafashe ingamba zo gufata neza amashyamba, zo kudatema amashyamba mu kajagari, dore amazi yatangiye kongera kugaruka. Twaburaga umuriro w'amashanyarazi buri gihe, ariko uyu munsi nta bantu bakipfa kubura umuriro w'amashanyarazi yenda bitewe n'ibura ry'amazi. Ikindi nanone abaturage batangiye nabo kubona umuriro w'amashanyarazi. Twabwira tuti dore iyo tuza kuba twarakomeje kwangiza ibidukikije, twarakomeje kwangiza amashyamba, ibiti bigakomeza gutemwa, igihugu cyacu kikagenda kigahinduka ubutayu, n'uyu muriro w'amashanyarazi ntabwo tuba turi kuwubona. Ibyo byose ni ibimenyetso turi kugenda dukoresha twereka abaturage, tubabwira tuti dore imvura iragwa buri gihe. Hirya no hino baratubwira aho twumva mu bihugu binyuranye ku izuba riva amezi 5, 6, 7, 8 ndetse no kugera ku mwaka hafi wose. Ariko twebwe dushobora gutera imyaka yacu ikera kubera ko imvura igwa mu gihe icyo ari cyo cyose gishoboka cy'umwaka. Icyo gihe ubyereka umuturage ukamubwira uti noneho nawe reba muri kiriya gihe tuvuyemo uko izuba ryavaga, uko hirya no hino wateraga imyaka ikuma, ariko dore izi ngamba dore aho ziri kutugeza. Ugasanga umuturage ari kubyumva. Iyo ubwiye umuturage rero umwereka ingero, umugereranyiriza n'igihe yaravuyemo, ukakigereranya n'igihe tugezemo ubu ngubu cyerekeranye no gutera n'akamaro k'amashyamba, usanga ari ibintu byiza cyane kandi umuturage abyumva vuba. Inzu mu kiyaga biraruhije kwiyumvisha ko bayubaka yari ku musozi. Nubwo yari ku musozi, uyu munsi ikaba igenda irengerwa n'amazi. Bisobanura ko iyo ibidukikije biza kuba byari bibungabunzwe neza, aho iteretse hari kuba hari amazi, bityo ntihubakwe. Habaye ku musozi kubera ko ibidukikije byari bifashwe nabi. Ubundi mbere uko hameze hari umusozi kubera ikiyaga cyarakamye, himo iza gutera ibiti muri metero 50. Y'amazi gutohama guhinduka icondo gitogogo, mbese ubwo niko nabivuga. Bivaho
haza amazi meza, ibitogo ntabwo bikigaragara, niyo mpamvu iyi nzu bayubatse ariko ubutaka hejuru, ubu amazi aba menshi, irarengerwa. Ikiyaga cya Ruhondo ndetse na Burera byageze igihe bikamukamo amazi bitewe n'uko amashyamba yari abikikije yatemwe arashira. Isuri ko imanukana ibitaka ikarunda muri ibyo biyaga, bigera ubwo byuzurana amazi arakama. Uyu munsi ibyo biyaga byongeye kuzura amazi. Habayeho ubukangurambaga buhagije kugira ngo imyumvire y'abaturage ihinduke. Ibyo ubu bwabo barabyemerera ko bitari byoroshye. Twatangiye dutera ibi biti muri 2003. Ibiti 2003 baje babidukangurira mu buryo bwo kubitera, mu buryo batubwira ko ari kurwanya isuri, ariko byaratugoye cyane nk'abantu batabyumvaga, nko kubwira umuntu ngo nafate umurima we awuteremo ishyamba, nyine urumva byari bigoranye kugira ngo bimwigishe, ariko bakomeje kubidushishikariza kugeza ubwo twabyumvishe. Ibiti biraterwa, ubwo bigenda bizamuka, ibiti uko bikura babihingira niko n'imvura yagiye ibasha kuboneka, bityo amazi akagenda yiyongera. Ngira ngo murabona aho amaze kugera ubu ngubu rero ko yiyongereye, ikiyaga kikaba ubu ngubu kinasagura kikohereza hepfo mu mugezi. Uko kongera kuzura kw'ibi biyaga byabaye inyungu mu buryo bwinshi, ari mu rwego rwo kurengera ibidukikije ndetse no mu buryo bwo kongera umutungo. Karahari kenshi cyane cyane nkatwe nk'abantu duturiye hano ikiyaga cya Ruhondo, twari abenshi ni abarobyi. Amafi twarayobaga tukayabura kubera ikiyaga cyari kimaze kuba gitoya, noneho akagira ahantu ashobora kwihisha kubera kubura andi mazi yakwisagaguriramo. Ariko ubu ngubu aho amazi yongereye, amasamaki turayabona neza rwose nta kibazo, bitewe n'amazi yagiye yaguka, amasamaki nayo akaza kuri ya mazi. Akamaro ko gutera amashyamba abaturiye iki kiyaga bageze ubwo bakabona by'ukuri, nyuma yo kubona ko iki kiyaga ntacyo bari bagikuramo, ariko uyu munsi umusaruro ukaba wariyongereye. Haje amatarasi ku misozi haraguru ya 50 m, haza n'amafose, noneho ibizi byaturukaga mu misozi bisuma ntibyongera gusumira mu kiyaga. Ibyo bituma ikiyaga kigira ubwisanzure. Umusaruro ubu niho wabaye mwinshi kurusha mbere uko byari bimeze byikubye inshuro 3. Mu karere ka Musanze uretse amashyamba y'amaterano uhasanga na pariki y'Ibirunga. Igice giherereye mu karere ka Musanze kikaba kiri ku buso bungana na kilometero kare 60,000, kikaba kigizwe n'ishyamba rya kimeza. Ni ishyamba ry'ingirakamaro ku gihugu no ku baturage baturiye pariki. Ahandi usanga ishyamba kimeza muri aka karere ka Musanze ariko rito ni mu murenge wa Nkotsi. Ni ishyamba rifite amateka nkuko bisobanurwa n'abahaturiye muri iki gihe. Aho riri hakaba hakorerwa ubukerarugendo. Ni ishyamba naryo rifitiye akamaro abaturage. Iri shyamba ni ishyamba kimeza, kuba rihari inyungu rifitiye inyungu abaturage. Urabona iyo nk'abantu b'abakerarugendo baje kuhasura, basiga amafaranga muri RDB, hanyuma hakazavamo amafaranga ashobora kubaka nk'amashuri y'abana. Ibyo nibyo byiza dukesha iri shyamba. Hanyuma tukaba tugira n'amahirwe yandi ageretse kubwo bukerarugendo. Amahirwe tugira nuko aho duturiye hano mu murenge wa Nkotsi twishimye nk'abaturage kubera ko dufite aka gashyamba kakaba karabaye pariki. Akamaro k'ishyamba kimeza ntigagarukira aho gusa, kuko n'abashakashatsi barikoreramo mu rwego rwo kuvumbura nk'imiti cyangwa se ibindi bijyana n'imiterere yihariye y'amashyamba kimeza. Amashyamba nk'aya kimeza afite akamaro kenshi cyane. Icya mbere, amashyamba kimeza abakungahaye ku bwoko butandukanye bwinshi bw'ibiti. Ikindi cya kabiri, amashyamba kimeza ahantu hari ubusanga klima yaho, microklima yaho imeze neza, no kuvuga ngo imvura iragwa igihe cyose. Ba mukerarugendo baza kuhasura, baza gukoreramo ubushakashatsi, abaza baje donc icyo washaka kuhakorera cyose utanga amafaranga. Aya mafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu agafasha igihugu mu zindi activity. Ikindi kandi abahaturiye nabo hari ikintu bagenerwa kugira ngo bagire uruhare mu kubungabunga neza ayo mashyamba. Urumva n'abaturage bahaturiye mu rwego rwo hasi hari ikintu bibafasha.
niba wenda tuvuge hari amafaranga yinjiye bakabubakira nk'amashuri, bakabubakira ibintu by'ibikorwa remezo bishobora kubafasha hafi na hafi kugira ngo ubuzima bwabo bworohe kandi bumve n'akamaro k'ayo mashyamba, banabashe no kugira uruhare rugaragara mu kuyabungabunga no mu kuyagira neza. Iri shyamba kimeza riri hagati mu murenge wa Nkotsi ndetse rikikijwe n'ingo z'abaturage, naryo riri mu mashyamba agomba kubungwabungwa, dore ko n'akamaro karyo kumvikanye. Nta mpungenge zikwiye kubaho ko ryakwangizwa ejo rikaba ryashizeho kubw'ibikorwa byahakorerwa. Hari ingamba zihari mu rwego rwa minisiteri, mu rwego rw'abafatanyabikorwa, mu rwego rw'abantu bose bashinzwe amashyamba, ko amashyamba ya kimeza asigaye agomba kubungwabungwa mu buryo bwihariye. Hari n'andi yahindutse reserve, icyo nakwita parike, ku buryo uburyo bw'imicungire n'uburyo bwo kurinda ayo mashyamba ni uburyo buhari kandi buhamye bunasobanutse, ku buryo nta mpungenge zihari z'uko ishyamba nk'iri mu myaka 10-20 tuzaza tugasanga hari amazu cyangwa abantu bahahinga. Ibyo izo ni inzozi. Ni ngombwa ko buri wese areba amashyamba nk'umutungo ntagereranywa, bityo nibwo azumva bikwiye koko kuyabungabunga kuko akamaro kayo azaba kareba. Ubutumwa bukangurira kuyarinda nibwo buhabwa n'abaturage bo mu karere ka Musanze. Abaturage bo mu karere ka Musanze ubutumwa nabaha, icya mbere nkuko narimaze kubivuga, reka turebe aho tuvuye, turebe n'aho tugeze, turebe n'icyerekezo tuganamo, turebe icyerekezo cy'igihugu aho kituganisha, turebe ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kutubwira, ubutumwa bugendanye no gufata neza ibyiza Imana yaduhaye, umutungo kamere Imana yaduhaye. Iyo urebye ugasanga amashyamba tutarayatera cyangwa amashyamba tuyaretse tukayatema uko twiboneye, icya mbere kimwe nta mwuka twahumeka mwiza, kuko amashyamba uko byagenda kose abaturage abenshi nabamaze kumva ko igihe icyo ari cyo cyose dufite amashyamba n'umwuka wa oxygene tububona kandi tukawuhumeka neza, ugasanga ubuzima buragenda butera imbere kurushaho. Ikindi, iyo uteye amashyamba nubwo tuvuga tuti ntuyateme mu kajagari, uko byamera kose ubara umutungo wawe, igihe kigeze amashyamba ishyamba ryeze, iyo urisaruye ubona amafaranga ahagije ashobora kuba yagufasha mu bikorwa byawe ibyo ari byose byo wakora byo kwiteza imbere. Nkaba numva rero gufata neza amashyamba, ubutumwa twumva twaha abaturage bacu, gufata neza amashyamba, gutera amashyamba ahantu hose hashoboka, nta gihombo kirimo, ahubwo ni inyungu gusa, kuko ntabwo tuvuga tuti tera intusi mu mirima yawe yenda zizatuma umusaruro ugabanuka. Turavuga tuti ahashobora guterwa ibiti bitewe n'ubwoko bw'ibiti, bitewe n'uko ahantu hateye, tuzafatanya n'inzego z'ubuyobozi, nicyo dushinzwe gufasha abaturage kugira ngo tubayobore mu kintu gishobora kubateza imbere. No kuvuga ngo tuzabafasha kubona ibiti bishobora kutababangamira mu bikorwa byabo bitewe n'imiterere y'ubutaka bwabo, ariko nanone nkaba nabashishikariza rwose n'abatarabyumva neza kugendera mu murongo w'abandi, tukumva ko gutera amashyamba ari ikintu cy'ingenzi. Gutera amashyamba no kuyabungabunga mu buryo bwose ni inyungu cyane kuri buri muturarwanda. Gutera amashyamba uyu munsi kandi ni ukwiteganyiriza iminsi ya none n'ejo hazaza.